kurira mu rugo kandi ujye witonda bamwe bakwegera uritondere ntunarebe ngo nabasirimu n'abagore b'Ikigali usanga aribo barimo abanyoni ngaho rero turahurira mu rugo saba turasubira yego rero Nyamirambo Kigali barabambwiye ko nibisambo uziko byambunahunga bishaka kunyamburisha koshi yanjye binigirije amarinete ibindi amakositimu nibisambo ugenda ndabakize Imana hagise kwincitse ahantu ndahava ne ndahava ne ana we ratagise n'ubundi sinari ntabwo yari kunsiga amahoro yari ibisambo gusa yewe mana we nari nagize ikibazo nibaza ukuntu ndi buva aha hantu none mbonye wa muturanyi wacu arantwara reka njye mutegeho naringize ngo cya kigabo cyari kingonze kirayajyanye mana we mana ishimwe we uze ndabigenda ntera mana we naripfuye ariko imana ishimwe ubw'amafaranga akirimo niyo yarambabaje reka ngende se ndabigenda ntera nta modoka nongera gutega abanyakigali bose nibisambo n'ibijura ndatashe n'amakuru narimfuye koko byabisambo by'Ikigali bambwiye koko byari bimpitana ye bakobwa bakowe kamaze mbikisha kurusha ariko se abana bahabariye se bateguye ameza Kigali bambwiye abi wanje mwiriwe niko umugore mwiza mwiriwe mbese mwiriwe niko none se wabaye uti namwirirwe nta kigenda none se ikibazo bari banyicaye arambuga cyinjiro banywereje y'amafaranga bayatwaye niyo bayajyana ubonye niyo bayajyana uzi ibintu byawe none se icyo kiri mugore wabaye uti ariko se mbwiye kunteye ubwoba y'amafaranga bayatwaye niyo bayajyana amafaranga ntacyo mbwiye amafaranga ni abantu niyo bayajyana se wabaye iki maze n'imodoka zari zingongeye hariya uzi ibibazo nawe nabyo imodoka zari zikugonze cyane uzi ibintu
abajura ukirukankana se abajura b'imodoka abamaguru bagiye mbona ndabakize buriye tagisi baragenda noneho haza ikijura cy'imodoka kiraza neza kimfungira w'imodoka neza kuko neza mikubise hasi ngakamba muri kaburimbo iraguhunahuna neza none se wakomeretse ukomereka gusa none se amafaranga se bayatwaye amafaranga ntabwo bayatwara ariko bari bagiye kuyatwara yabura gato uyihangane tuteka none se mva bakabyara umva none se kumira ihangane uje cyagiye twatandukanye ariko mbwira utarira ihanagure ntabwo byahunda nunda cyafite agahinda ihangane rwose ihangane mbwire neza ngo byagenze bite tumaze gutandukana ndagenda mfite yaje kushi na ya mafaranga noneho ngagenda mfite nyine ubwoba kubera ko wari wambwiye ko i Kigali abantu baho bose hafi ya bose ari ibisambo ndagenda ngeze kuri tagisi kuri cya cyapa basanga abantu benshi cyane bari bateze tagisi nuko mpageze nkuko wabimbwiye najye mpagarara ha nkabona bose baraza bandeba buryo bose ngarabayoni bose nkabona baraje bandeba maze abanyegera ariko nkagenda mbikora uko wari wambwiye nkigirayo noneho ngize amahirwe mbona haje tagisi barwana binjiramo nanjye ndwana ngira ngo ninjiremo mbese noneho nagenda nkabona bose nije bareba basubira inyuma ndasubira inyuma nyine nawe ngize amahirwe mbona tagisi bose irabajyanye basize aho ngaho usigara wenyine sigara jyenyine neza mu gihe nkibaza ngihagaze aho ndebye hepfo muri bya byuma bimwe biyobora imodoka noneho mbona wa muturanyi wacu ufite akamodoka niba kanditseho Karina kanditseho Korora wa mugabo witwa Korora wa mugabo witwa Korora ufite akamodoka k'ubururu uyu duturanye hano imbere y'irembo ufite akamodoka k'ubururu witwa Korora bega ngo aranzega kandi we nakubwira ibibazo we nabyukanze oya reka ntabwo kuguseka ko wagize ibibazo umugore mwiza ahubwo nagira ngo gukosore buriya rero uriya mugabo yitwa Singira nkabo ntabwo yitwa Korora ni imodoka ye ntabwo ariko yitwa none se ko ku modoka ye handitseho Korora nari nzi ko ariko yitwa urya n'ubwoko bw'imodoka ntabwo ariko yitwa rwamenyereza imwe zacu zibacu ku Gashaka reka butiri Kigali ntabwo hano si ku Gashaka nuko rero ubwo ngiye kubona mbona arazamutse gose ibyo bitagisi kihoye iki numva akanyamuneza karaje numva akanyamuneza karaje ndishimye ndavuga ni yewe n'ibya bisaba Kigali byihoye nukuri umuturanyi wacu araje aranjyana nukuri rwose ubwo nibwo natangiye ninjira mu muhanda njya guhagarara antwara byihorere oya mbwira mugore mwiza oya ihangane ariko ntukajye ugira umujinya nk'abapagani mbe n'umujinya n'uw'abapagani kandi uziko turi abantu b'Imana ntukajye ugira umujinya nk'abapagani mbwira ihangane ubwo ngiye kubona mbona arazamutse amaze kuzamuka nahise nishima nyine nawe urabyumva umuturanyi wacu kwaje anjyana yankoreye agashya ubwo ndangije ndatangira ndahagarika kumwe mwanyigishije nyine bahagarika abanyakigali abantu b'abanyamujyi ndahagaritse ndi muraya mbona umugabo nkaho yahagaze ngo antware ageze imbere gato kandi yandebaga arangije ageze imbere yanjyeho gato asa n'ugize gutya binyereka akureba gutya hasi ubwo nukuvuga ngo iki ngo turi hasi y'ibirenge bye twebwe nje namwe ngo turi hasi ageze imbere arakomeza arigendera mu gihe neza nyibaza icyo gukora abanza unyumve haruguru haturutse imodoka mugabo mwiza yamumwegeye kuva numva imodoka iraniwe oya yakugonze oya aguka wicara niko yakugonze neza inkora bityo nuko subiye inyuma nuraguzwa we ndagenda
nise watashyuti ubwo niba ndikubwira ndagenda nicara kuri twa tugazi nabuye basanga si ndabona ingazi ariko ngenda ntabaza Imana ngize amahirwe mpageze nicaye nta handi umutima waruri numvaga ko icyo gisambo cy'imodoka cyari kigiye kungonga numvaga ko amafaranga cyajyanye biranga burya rero burya wasanga cyashaka kukugonga cyabonye amafaranga sibyo se ndi kukubwira nuko mfunguye ishakoshi usanga amafaranga aracyari usanga amafaranga arimo Imana ihimbaza twashimye Imana agira ko cyambwira Imana ngenda shimye Imana kabiri yo nahise mfata ishakoshi nyishyira mu kwaha urataha ndofeka mva reka nkubwire jewe hari igitekerezo cyahise kinza mbonye ibibazo uwo mwanya muriye nabyo aho ngaho ndeba n'uburyo Imana yatugiriye neza ikaduha imigisha mu mirimo dukora tukaba tumaze gutera imbere n'icyo gihiga cy'amafaranga nari mfite bakaba bari bagiye kukinsindaho nta n'icyo atumariye nahise ngira igitekerezo muri iki ndavuga ngo ariko ngo umugabo wanjye naza ndakimugezaho none rero umugabo wanjye none se uragira ngo twimuke kandi tuve Kigali uragira ngo tuve Kigali tujye va mugabo wanjye mugabo nkunda byishimo by'abagaragu ndakumva mva n'ukuri nyumva kandi unyakira jewe nabonye ukuntu uriya muturanyi agusuzuguye avuga ngo uri hasi y'ibirenge bye rego usuzuguye umugore wawe nawe burya bira niko bivuga ngo uri hasi y'ibirenge burya yavuga ngo uri hasi y'ibirenge bye chini nguri hasi biriya kira kimenyetso nicyo kivuga biriya sinye nicyo ishaka kuvuga gasuzuguro none rero ngabo mwiza reka nkubwire ntuzi ubutwari n'ubugabo ese uragira ngo ujye kurwana nta mpamvu yo gusuzugurwa nta mpamvu yo gusuzugurwa bene kare akageni baragusuzugura sura buriki Imana yaduhaye imigisha turacuruza biraza amafaranga turayafite ndakumva none rero tugomba ugomba kugura imodoka idafite nawe ihuriye ni yuriya muturanyi wacu wadusuzuguye umva reka mubwire ukagura imodoka nyamodoka dore reka mubwire ongera utekereze neza ibyo uvuga nibyo koko uriya mugabo yadusuzuguye arambabaje buriya nzajya mubona gusa numva umutima urasimbuka kuko nawe urabona mu by'ukuri koko icyo gitekerezo nicyo urumva kandi ugira ibitekerezo bizima icyo gitekerezo nicyo ariko nanone urebye banza urebe nanone imishinga turimo urabona turimo turubaka kandi rwose jewe nkubwire Mukamarutoke nafashe umugambi ko nzava mu bukode nimukira mu nzu benshi bazareba bakumirwa none rero reka tubanze twubake turangize iriya nzu tumaze kuyirangiza rwose icyo nagusezeranira cyo mugore mwiza tuzabona tugura imodoka tuzagura imodoka rwose ariko tumaze kubaka reka tubanze twubake tubone tugura imodoka ariko turangije iriya nzu urabona iriya nzu amafaranga dutwara amafaranga menshi kugira ngo tuvanemo yo duhita tugura imodoka turangiza kandi nitumara kuvanamo tugura imodoka dukomeze tunacuruza twubaka urabona n'ibintu bikomeye rwose none rero ariko imodoka tuyigure tuzayigura imodoka nziza nini idafite aho ihuriye n'iyuriya ku buryo iyacu uzajya uyihagarika hamwe na kara kamodoka ke ukabona iyacu bifite itandukaniro kari chini ariko kari hasi yaciri hejuru kubundi bwo dufite amafaranga menshi cyane twagura n'akajugujugu ikaguruka mu kirere ariko reka mubwire mugabo wanjye reka mubwire nakandi gashya nabonye ariko i Kigali hari abagore bakize we uzi kuko ndaho ngaho hamiseho abagore batwaye imodoka bitwaye mu modoka nkabareba nubwo nari impangayitse niryo shari wagize abagore batwaye imodoka bavindiriye mu modoka hari abagore bazi gutwara imodoka wababonye urashigimwe nababonye ubwo nari impangayitse gutya ariko ndabakurikiza amaso umugore wa mbere arahita mbona n'uwa kabiri arahise batwaye imodoka nanjye numva nyine ngize ni kugeza ahantu Imana niturinda wowe gusa ukomeze ujye ku mavi dore Imana yakurinze iyi modoka ntikugonge kandi ni ukuri rwose kandi izadufasha urabona ubundi yaduhaye imigisha ni ukuri dukomeze dusenge Imana n'ibyo bintu nabyizabira rwose none rero dore burije reka tujye kuryama kugira ngo ejo tuzabone ko tujya gukora akazi k'abandi kandi ariko mfite n'indi nkuru nziza
imari nayibonye kwakira imari burya nagiye kwakira imari njya kwa Budarasu hariya hose mwaburya abahindi bose nahageze ubeje mu gitondo babwiko bazadupakirira mu bambere nitumara kwishyura nababwiye ngo amafaranga ndayararanye ko mu gitondo cya kare ko ntabure wabo bambwiye igihe hazira ngo nimara kwishyura ngo umwanya bazahita badupakirira mu bambere ariko uzi igiswahili navuze iyo ndi kumwe n'abahindi ndavuga igiswahili zigati zazo rero ugomba no kwiga icyongereza nacyo ntangiye kujya nkimenya kuko mbese nuko baravuga nkavuga ngo yes ujye uvuga ngo ya oya na ya cyo ntabwo ari mva ntacyo icyongereza icyongereza cy'abantu b'abasirimu bivuga yes kugira ngo mbese nanjye niba nambaye nka karuvati bajye bavuga ngo yes noneho bakamenya ko nanjye ngiye reka twigire kuri Imana yakora shagira ugira bihoro ndabona ushaka kuzarukuramo nkajo rishibanete yampaye reka ko yakora imifuka myinshi baraza kuza kwa nyinshi koja niko maze gukura shaho niko reka bundi ngamagaramirwa yepe wino ufungure na hano sha gira bwangu bakiri bari hafi kuza kusha kwiki tujye byaguye sha nuwita nyana ngafata isambu yaso isambu yase ingana n'urwara se yakumara ibiki umuntu nk'ibi none se mfite ibintu nk'ibi byo kujugunya sha oya tambi kurya neza ese kubishyize mu muryango ariko nakagashyire hejuru ndabikora rwose kandi narakubwiye ngo ujye uba maso ndi maso hari Kigali haromba ibi kintu hano muri duka bose nuko ujye uba maso naho ubundi mutaba maso bazabimaraho akubwiye isambu y'iwanyu ni nini ya ndabona ibintu bitunganye rero ubwo abakeshatsi bazi hano hari ibindi ariko nta kintu none rero reka nkubwire urabona ko mu by'ukuri abakiriya baraza ariko ubu ntawamenya hari ubwo abandi baba bafite imari twe tudafite ngiye kuzunguruka ninya nzamuke n'abandi umanuke ntambike hepfo nze kuza kuzamukira ahangaha ninya genda ndeba mu yandi maduka ibindi abantu bacuruza kugira ngo natwe tuzabishyiremo hano urumva atari inama nibyo rwose ngaho nkora mu ntoki rero umugabo mwiza reka ndagura ndanyura hariya gatambika reka nze ahubwo ntiza agakaramu karwari n'urupapuro kugira ngo njye ngenda mbyandikaho ariko urupapuro ibyo ubonye ahandi twe tudafite none kandi ariko komeza ube maso amaso ndayakanuye gucuruza i Kigali ni ukugira amaso nk'ay'ikizima amaso imbere amaso mu mpande amaso inyuma hano hose ugahora ukanuye nibyo abanyoni bakwiba oya humura wowe ujye uba maso kandi urabona ko rya bwite buriya ujya ureba ni umwana wundi ubimenye ureba ngo ni umuzamu wacu yewe nanjye ndayakanuye jya uba maso gusa nanjye iyo umukiriya yinjiye ndakanura cyane ariko ntukabimwerekeye azajya agira ngo turamwizera ariko uko uba maso erega nawe buriya yaduteza itabi ubu se wagize ngo ibidufite ntabyifuza bangahe bagiye bagirirwa nabi nabo bizeye ariko uriya mwana ubundi yari inyangamugayo nuko abantu bubahinda ariko reka nkubwire sha tuzamusengera Imana nanagira uwo mutima Imana izamuhana
noneho reka nzamuke nya noneho nongere ngaruke ngaho ndaje mu kanya Imana kujya imbere guherekeze. Allô? Oui. Yes bwana. Sasa. Oye imari ndayikeneye kabisa. Yes. Oye amafaranga arahari ntugire ikibazo rwose. Yes. Franga iko bwana. Unaona nakuja kulipa kesho asubuhi kabisa. Ile mali yote nitakamata usiwe na wasiwasi kabisa. Sawa, asante. Aya, nashukuru sana. Sawa. Niko. Mwiriwe. Namahoro si. Sawa kabisa. Umuntu se wakubazaga ngo amafaranga. Nabudarasu. Ese. Yarambwiye ngo kabyo yinjiye. Ngo none ngo imari nditeguye. Yewe yigira ikibazo amafaranga yarahari. Wenda mugena amafaranga nta kibazo kugira ngo. Amafaranga turi nayo. Umaze kugenda buryo uzi ukuntu nabonye abakiriya. Nacuruje rero amafaranga atari make. Ayo sinagurishije. Nayo nacuruje. Ayogurishije yose. Umaze kugenda. Burije reka nkubwire. Burije reka dutahe kuko akiri imari tuvuganye yuko we na Budarasuru. Tubonye ko mu gitondo nizindura kugira ngo imari hatagira undi uyidutanga. Funga vuba sha. Ingufuri. Funga neza sha. Nakubwiye nti bazaduteza itabi. Abanyakigali ndabizi. Mu kwitonda. Ugomba gufunga rwose mutagira ikibazo rwose. Sinakwibisha. Nashobora kwibisha. Sawa sha. Ntabwo sawa. Ngaho ugiye sha. Sawa. Niko basha. Niko. Niko. Itesha, mwiriwe. Mwiriwe. Amakuru ki? Imodoka ni yawe. Niyo naguze. Yeho. Mwiriwe. Mwiriwe patro. Niko. Mwiriwe. Bitesha. Ni byiza. Utega kweri. Waguze imodoka nziza patro. Niyo naguze. Takabara keza rwose patro. Gose. Ngaho ni mugemo. Ije uzajya nyoza patro. Dore rero
dore rero ushaka kubwirwa kweri kwa kundi kwawe unywa inzoga ugataha wasinze ntago ngize nka patron dore iyi modoka nzajya nyihagarika aha uba ngo uzajya uryama munsi urumva yazaca hejuru patron inaha aba banyoni batazanye ibirahure by'imodoka cyangwa se dore ujya uryama hariya urumva urumva dore ujya uryama hariya imbere yayo aho ngaho ubyumve wabyumvise oya ngo barashaka bumvaho umunyoro ego sha ariko namwera ariko reka ntacyo sha wayobewe iki ntacyo reka ariko ndamuvuga gakeya patron rekeraho sawa yego sha ako ntigahagije se ubundi ubutanzajya mbatwara mugiye ku ishuri maze rero ushaka kwerera karame patron ubyumve iyi modoka kuyoza ntabwo ari bya bindi byawe ugenda ukazana hakumwe iwanyu mu kuba amasafuriya oya uvuga ngo ushaka agatambaro keza n'amazi asukuye kugira ngo ujye uyoza ntabwo ukubise umucanga ubyumve azayikuba ukayivanaho irangi ugakwerera numva ndumva patron ubwo rero ahubwo nashaka ko muzagura agaswime ko kujya nyihanaguza nzakakuzana rero murakoze patron rwose naho ubundi ndarira iruhande ntawe humura urebe hirya ntawe nkinywa patron urumva n'aya makofero yawe sinkinywa sigaye nabiretse patron turugume hafi aha nitwe turiho warasura neza kuko ubu ko kuvuroni ujya wibuka ahantu twavuye ni ukuri njya mpibuka ariko aya makara burya ujya uyibuka njya nyibuka se n'ubugerwa na za ntoki oya ariko se reka turebe ya makara mu nzara yashizemo zirashashagirana ariko mva imana ihimbaza reka umenye ko ndi i Kigali nanjye nageze i Kigali ngo musibi oya ndabona inzara yawe warazitonoye none se yewe we ya makakama y'ibitoki ubu yose yashizeho wayakura oya ariko reba ariko urabona inzu twubatse iyo oya hari igihe njya ntekereza ka karuri twarimo ku gasharu pega ibi byose ni ubushobozi bw'Imana yacu oya reba televiziyo dufite urayireba umuntu uramureba ukamureba wese mbega byiza ariko Imana yacu ihimbaza oya oya na telefone reba imodoka twaraguze mbega ntakubwira ni uretse gato tubanza twubake ni ukuri rwose mugabo wanjye nicyo ngukundira ni ukuri rwose ko tumaze kubaka n'ubu tukaba dufite imodoka urabona ari inzu turayifite ari imodoka turayifite reka mbwira kandi gashya rero nabonye muri uyu mujyi agashya ko kwa Nyirangarama kamwe ducuruza oya ntabwo ari agashya kamwe ko kwa Nyirangarama bacuruza nagize ngo nakandi gashya tugiye gucuruza Mana we nishimye uzi ko ubundi apo abandi babandi babatesha umwanya reka nayizimye ahubwo baratuza kwiganira nicaye ku mangazini nagiye kumva numva wa mudamu duhereranye muri rya duka ry'ahagana hepfo uyu muryango twegeranye uyu mudamu w'inzobe Gatarina nagiye kumva numva umutware we yinjiye numva aravuze ngo papa Diane none wavuze ngo papa Diane nyoberwa ikintu ashatse kuvuga icyo ari cyo ese umugabo we ntiyitwa biri ku nzira niko yitwa ariko ntabwo bavuga biri ku nzira rega izina ry'abanyamujyi babitirira abana babo ngo iki ababyeyi
nibyo nyine nshaka kukubwira ubwo ngiye kumva numva aravuga ngo papa Diane numva nishimye navuga nti mbonye izina nanjye mana njye we izina Kanyarutoki burya njyajyaga rinjya ahantu umuntu yazaga akaguhamagara yavuga iryo zina nkumva ari izina rinjya ahantu we ariko rero reka nkubwire burya izina niri kujije yego nubwo bavuga ngo ese Mukamarutoke izina niri tugeze mu mujyi ubu turi mu mujyi rero izina ni ryo mu giturage ariko koko numvaga ari iseresheje nuko none rero nanjye ubu guhera uyu munsi witwa papa Gihozo ariko mva bageze bati nawe umuti wamenye ngo guki witwa papa Gihozo ntabwo nzongera kuvuga Mukamarutoke ukundi ni papa Gihozo ariko se ibyo bintu muri gahora ariko se nagase ubwo akaza bari kuzajya unyitaze none ubwo nukuvuga ngo nawe uzitwa mama Gihozo suko ariko yamazina ntabwo uzongera kwitwa Veronica ari amazina y'abanyagiturage n'amaturage hari umuntu rwose twirengagije tutabashije kugeraho kandi w'inshuti yacu urabona hariya kwa Gashumba w'inshuti yacu duherutse guherekeza yurira indege ajya i Buraya kwiga Gashumba agiye i Buraya twabanda agiye kubona muri indege iramurenganya mu bushwe hejuru ye kuri urabona duherukana nawe icyo gihe none rero reka tunyaruke tumurebe tumusura narinzi ko tugiye kuza tukicara mu rugo n'ubundi ntabwo dutinda duhita tugaruka urumva tutamusuye uyu munsi hari ubwo muri tutabona umwanya kubera akazi ariko nibyo Karibu. basigaye hinga n'abantu binjira mu rugo rw'abandi Karibu mamajeho. Mamajeho muraho. Twishimiye kubabona. natwe nuko Muraho. Muraho neza. ahimbaza muraho neza yego ahimbaza Ni karibu. Mwicare. ni amahoro se Ni amahoro. nuko Ni karibu. Mwadutekereje rero. ni ukuri tumaze igihe tubatekereza rwose tuba tumaze iminsi ibintu twitekereza igihe kikatunanira ariko ni ukuri tubizirikana dore tubifitaho muraho ariko Turashima Imana. umwana araho Mugisha. ego mana cyarakuze Yabaye umugabo. siko tujya kure Mugisha sungana rye Mugisha yabaye umugabo. Yesu ashimwe niko sha ugiye uraho cyarakuze oya yabaye akagabo niko watindi amakuru kisha yewe gawe bari mu amahoro ariko Turashima Imana. uriya papa Abaho nawe. Gashumba nawe araho Mukaravuganya aratashya. emwe yerukana tujya kumuherekeza ku kibuga i Kanombe tubona indege iramurenganya iyo ubu araho ari amasomo yageze kure. ese Wasigaje umwaka umwe. azaza ryari asigaje umwaka umwe Muzaba mwabonye. Hayi nawe si ubundi yabaye umuzungura kubera kubana nabo ariko rero ubanguke dutahe burije ntugire ngo narakuresha ni akazi kenshi turacuruza Nawe ikibazo. Tubanza imodoka ryari. Imana ni nziza Ibihe byose mama. ibihe byose ni gahunda y'isi Imodoka uyicayemo ukaganira. cyane Ngiye. yabizi se Ntabwo ujyana gutonda nze. gukira abangize amahirwe nkava kuri ka kadobo k'amakara we. Nizeye ko agiye kwasubiza abaturanyi bawe bamashuzanya n'amakara. Nubwo nyine ngo turiho gutya nyine turamenyera ubuzima nabaye umugambo mugo. yagashaka ihangana Tumva. Nyine iki cyose iki nyine turiho gukimanya ushaka hagati aho ariko tuzi ko ariko tuteganyiriza imbere byose nuko bimeze nyine. Mukamarutoke amafaranga y'igicumi mwashaka ndababwira ibyaza kugera mu rugo bicu. 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 . 1000 .
urakoze. Bihogo esha utundi ko mbonye nkungayije kubwo gufashwa n'Imana no kuri nzakongera sibyo angaga bishira nabonye areye kuri bandi siko njya uri musasa gaho ngo usina badahari nibyo yo kunga ihanga nuko icyakora rwose umva gashumba ntabwo telefona ni ukuri rwose uzamutubwire ko twagusuye kandi uti baranezerewe none rero mbere yuko utaha reka tubanze dusenge Imana. turagushimye Uwiteka Imana yacu ni ukuri turaguhimbaje kuko uri wo gushimwa izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dore warinze uyu mujakazi wawe urumurindira muri iri cumbi wamucumbikiyemo none aracyahumeka umwuka w'abazima uhebwa icyubahiro. Turagiye rero ujyane natwe nawe usigarane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Rwose rwose indabyo